umunyamakuru utajwe nabyo turabivuga ibyo byose birajya biri ku ruhande. ndashaka ko duhera ku muntu bita Abdul umusifuzi. Abdul tuzi ko hari match asifura ukajya ni nk'ikihebe gifite ifirimbi. Uravuga Abdul mwiganye muri kaminuza. Abdul twagira umukiza ariko se Abdul uzi ko asifuye match nk'ikihebe. ese kazu uzi ko yafataga ibyemezo bitabaho. ese utungurwa kuki utungurwa na performance ya Abdul kuzi inkuru ziba zimuzenguruka kuki udatungurwa na appointment ye kuri match nk'iyi bikozi banza utungurwe niyo appointment ye kuri match nk'iyi siko Abdul yanga kurangiza match abishaka ukabona 6 ivemo 10 kandi yose byayichanze ukabona Abdul ntacyo bimubwiye kugira ngo abone igitego cya kabiri. Abdul iminota 5 yaranunguye pe. Abafana ba Kiyovu bigeze ari match igikombe cy'agaciro. Nino agomba guharusha umuzamu wa APR utamusize hagati. Yamutegeye hanze rwose badushakira image. Abantu bagerageje kubigoragoza abasifuzi bahano cyane bayobeje abanyamakuru ngo si rouge ni clear red. Defenseur wa nyuma hano. Zamu yasohotse mu rugo rwe ateta Karabaye squata aho utaza umukinnyi uri kumwataka hanze ya surface n'ucabanya ni kato cyatayitanze. Ese bibaho bamubwire ineka ongera usubize inyuma. Abanyamupira muze murebe image twongere tukore tu decrypte kwa kundi tugenda gake nushaka hagarikaho ntuharenge. Muzamu yasohotse muzamu yasohotse n'uwa nyuma nta n'undi muri paseri. Urano muzamu wa APR witwa Dolphe Hakizimana urumva yasohotse muri surface niwe mu defenseur wa nyuma urabona ko inyuma ye nta muntu uhari urumva nyuma ye nawe ariko abasifuzi bagiye bayobya nyuma ye hari umuntu ari se mu defenseur wa nyuma noneho nundi mukinnyi ari imbere yabo wa Kiyovu byashoboka kumuha pass akaba yakitsinda kuko urabona mbere ntiyari muri rouge ntabwo ari muri offside ari muri offside yashobora kumuha pass agatsinda igitego iyo mucenga akagenda yaragiye gupasa iriya bayita doxo yanakwitsindira gatarapashe hari njyewe na abasifuzi bose nabaje hano bambwiraga ibintu nkabona harimo kuvugirana byumva neza kuko harimo kurengerana gushaka gushyigikirana mu makosa barabigira. iyi ni umutuku rwose kuko ikintu bitsitsaho niba ari no kutabimenya cyaba ari ikibazo kuko bose ikintu bavugaga uwo muntu yaje kumpa ubusobanuro kandi si umunyarwanda n'umusifuzi nahaye video utari umunyarwanda ndamubaza ibisobanuro neza kuri iyi video. Ibintu bambwiraga doxo iyo doxo ni denying an obvious goal scoring opportunity. Urumva habamo ibintu bibiri, habamo icyo bita SPA gira ngo stopping a promising attack. Hakabamo na denying a goal scoring opportunity. No kuvuga ngo promising a promising attack ni kwa kundi umukinnyi agusiga ukamukurura ugahagarika uvuga ngo ari muri action kwa ariko ni kure wa nyuma aracyari imbere aracyari abantu benshi akibazo ni promising attack hari aba defenseur ariko ukabona aragusize uramukuruye umukubise iyo bayitangira umuhondo iyo ni umuhondo urumva noneho icyo bita denying cyangwa se doxo denying screenshot ndakabaye magnifique kongera kuri video dore ngakanda ndamaze kugafata muri laws of the game fab baravuga ngo outside the penalty area ni kuri case hagari muri surface ne hanze y'ubwo baravuga ngo if a goalkeeper commits a foul or handles the ball outside the penalty area breaking up a clear scoring chance, it is an automatic red card. Iyo umuzamu akoze ikosa oya doxo irimo nayo puwe enye urumva bera harimo inside area harimo outside area nje mfashi kuko ari jyana ni action hanze ya surface uteta Karabaye squash ukora uyu mukinnyi ikosa ubikoze no umuzamu mu defenseur wa nyuma na attack igana muri surface ni clear goal opportunity. Urumva bareba ibintu bine reka tubivugeho kuri iyi doxo nayo ntago buri gihe aba ari ikarita y'umutuku ariko muri iyi case impamvu ari ikarita y'umutuku turayibabwira nayo urumva icyambere bareba number of defenders not more than one defender between the foul and the goal
not counting the defender who committed the foul. Murabyumva? Hagomba kuba hari undi mu defenseur utari uwakoze ikosa. Ugomba ubwo bavuze mu defenseur wa nyuma bari n'umuzamu arimo no mu defenseur. Yego. Ikindi distance to the goal. Distance iri hagati y'ikosa n'uwakorewe ikosa n'aho izamu riri. Urumva? Aha. Ikindi distance to the ball. Distance hari interi hagati y'umupira n'umukinnyi. Umukinnyi yagumanye umupira ntabwo yigeze awutakaza wari uri mu maguru ye yakorewe ikosa. Ntabwo akunda umucika ngo umuzamu niyo atamukora ikosa ngo n'undi yari kuwugeraho. Ni nayo mpamvu ejo bundi kuri penalty bahaye Arsenal bahaye Man City ntayemeye ko umukinnyi yari yatakaje umupira. Urumva? Ikindi ni direction of play. Aha rero ni umupira urerekeza. Umukinnyi wa Kiyovu arashaka gucenga umuzamu yerekeza muri surface. Aha niho hari niho abantu ba confusing ibintu bakavuga ngo umukinnyi yahungaga izamu si byo. Niko bavuga none se niba ngo umuzamu amushaka hirya gute se ari uhagana mu izamu kandi ntabwo ari kugana mu izamu. None se niba arungaga izamu yabonga izamu umuzamu ntabwo ari kujya kumutera attaque. Ntabwo ari kujya yari kumushaka n'ibyo kandi ari umuhungu izamu se umuzamu ajya kumushaka. Reka tuvuge ko umuzamu yabaye maradroit birashobora ko yamwera imina ari kujya. Oya umuntu ashobora uriya ni umukinnyi uri gukina ku ruhande rw'iburyo yamwera imina yari kujya ntabwo ari muri surface. Hari igihe umuntu akorera ikosa ahantu mu by'ukuri ukavuga uti nk'iri kosa nk'iyi rouge yari ngombwa. Yari ngombwa koze ikosa sibyo ikosa ritari ngombwa. Hatuvuge ko n'umuzamu ashobora kugusanga muri corner akagukorera ikosa sibyo utagiye kumutsinda. Ariko aha hantu iyi shusho yagize neza magnifique. Iyi shusho ahantu iri ntabwo wahatsindira igitego. umuzamu umukinnyi watera umuzamu hari umuzamu yadatera attaque hariya watsinda igitego watanga assist. Nyuma yo kumucenga yashobora gukotera mu izamu. Ninde wari hariya icyari gukurikiraho urujya mu izamu nabazuminga ni Dodos mpuzamahanga nawe mpuzamahanga. Niyo mpamvu na Dodos ishobora kunganira nawe. Niyo mpamvu FIFA yahinduye itegeko muri 2019 bashyiraho icyo bita general direction of the play. Bakuraho ibyo kuvuga ngo ni Didier rwose niwe wari kubara. Baravuga ngo cyangwa mu gifaransa baravuga ngo sens du jeu. Bavuga ngo umukino uburyo aho werekezaga. Ntabwo bavuga ngo umukinnyi cyangwa umupira werekezaga. Barahinduye bashyiraho ngo umukino aho werekeza. Umukino aho werekeza. Kugira ngo bakure iyo confusion yo kuvuga ngo byari bimeze gutya byari bimeze gutya. Oya umukino ntabwo bari bananiwe kuvuga ngo umupira cyangwa umuntu cyangwa iki. Bashyizemo icyo kintu cyo kuvuga ngo umukino werekezaga. Uyu mukino werekezaga mu izamu rya APR. Adolphe adakora ikosa byashobokaga ku kigero cya 90 cyangwa 100% iki gitego cyari cyane. Ni yari yaraririye umukinnyi wundi nyuma yo kumucenga. Yashobora gupasa yashobora gutera mu izamu Angela arayifite reba neza ahantu ari. Aho hantu ntabwo guhita natera ahubwo ntabwo utera mu izamu. Ntabwo guhita atera mu izamu. Ntabwo guhita utera mu izamu. Iyi ni clear red card. Abdul yakoze ibintu muri iyi match bitabaho. Abdul yavuguruje Lanzman yamanitse offside ubundi ntibibaho mu mupira. Ntabwo bibaho. Lanzman yamanitse offside ukayivuguruza. Nta kindi kibivuga. Nta kindi gishobora kuvuguruza icyo kintu. Abdul yanze ko umusifuzi yasifuye offside umuranzimene. Abdul yatanze kufura. Urumva? Abdul arakomeza atanga kufura atanga n'ikarita. Vongo yatanze ihe? Umukinnyi wa Kiyovu. Umuranzimene yaramanitse yanga no gukuraho igitambaro. Avuga ko habaye offside. Umukinnyi wa Kiyovu yarariri. Umukinnyi wa APR yarariri. Nibyo. Urumva? Abdul aranga atanga kufura atanga n'ikarita. Donc yavuguruje Lanzman ntibibaho ibyo bintu. Offside no Lanzman uzisifura. Ntabwo umusifuzi wo hagati ashobora kumuvuguruza. Ngo bari free kick Abdul yahaye ni yahaye APR umusifuzi w'umukobwa ngo numukobwa Juliette yari yamanitse yari yayimanitse Abdul arabyanga arayitanga nakubibaho anatanga ikarita. Ariko si Abdul ariko noneho byabaye agahebuzo kazu ku minota y'inyongera byari kabiri twayirebye iminota 12 Abdul yongeraho indi minota 5 stade yose kugira ngo apere muri cya kabiri. Abdul yarantunguye
ubundi Abdul najyaga amuvugira nkavuga Abdul ntabwo yitwaye neza kuri uyu mukino nk'umusifuzi mpuzamahanga yarafite Dodosi nko kuri case Didier ni mpuzamahanga ni umusifuzi wa kane ni Didier wa kane ishimwe Didier oya ubu ku ruhande nyine rw'iburyo ko hari Juliette umusifuzi wa kabiri w'igitambaro wa mbere w'igitambaro yari Didier niwe ari ku ruhande hariya urabona uramubona n'igitambaro yanabirebaga ikosa umunyezamu yakoze ryaba rireba umunyezamu yateye takira asanga yakera ari squata akubita amaguru y'umukinnyi y'umuwinga niyo wenda tuvuge ko Abdul atabonye irikosa umusifuzi urabona yarabirebaga neza yamanitse ikosa se wavuze we yakoze yamanitse ikosa ntabwo umusifuzi wo ku ruhande nese ikosa yari sifuye cyangwa yari sifuye kandi yari sifuye Abdul akagutanga atanga n'umuhondo ntabwo uri kubibona se reba hano ntabwo ni umusifuzi mpuzamahanga wasuzuguye mugenzi we mpuzamahanga Rasimeni uramubona wicyo yaragikoze ntabwo yemewe gutanga ikarita icyemezo cy'ikarita itangwa n'uwo hagati ugifata icyo yakoze ni ukumwereka ikosa none niba aramweretse ko umukinnyi akoze ikosa hanze ya sirifasi ari umuzamu ari umudefanseri wa nyuma uba Abdul yasobanura gute ko atatanze ikarita y'umutuku afite impamvu se ku ruhande bamuhaye sapoti bamugombaga impamvu atatanze iruje ariko bayishyaka na ba Abdul buramumara amaherezo araya amaherezo mu kanya gato nibutse umukinnyi wa Newcastle na Aston Villa witwa Dibu Martinez bamuhaye ikarita y'umutuku nawe yari yasohotse ari umudefanse niwe wari usigaye umudefanse wa nyuma nta nubwo baza rwose oya ni ruje ibi ntibisaba VAR hari ibintu bisaba VAR kuvuga ngo ikosa ibi ntibisaba VAR abasifuzi bombi barabirebaga babonye ko ari ikosa bazi ibyo ari byo bazi dokso icyo ari cyo bagomba ari umuntu akakubwira ngo ntabwo yajyaga mu izamu wate hasi yajyaga ku izamu rya izamu ryose narabwiye hano Shema yatezwe imitego itatazikuramo Shema ibisi ibyo ashaka Shema yazanywe no gukora impinduka ariko arayikora ate kuri ru Shema arakora impinduka ate oya biragaragara ko kuko uyu munsi arabizi neza ko match ikomeye nk'iyi noneho iya APR tubivuga neza tubisesengure iyo abantu bumvise ruhakiza Imana kuri match za APR baravuga ati ntabwo twizeye imisifurire ye iyo abantu bumvise isiyaka kuri match za APR uravuga Abdul twagira umukiza Abdul nako twagira umukiza Abdul kuki ruyanga agahatwagira umukiza Abdul match za APR hari match abayovu buriya Kiyovu ni kuna nyine ntabwo biri ku gikombe hari match y'agaciro yigeze kuba ku muri Stade Amahoro imvura yaguye ndayibuka aho twagira umukiza w'abayovu bararize barababaye ko twagira umukiza w'abasifira ahantu nicaye hirya yanjye haricaye Ahmed yararahiye muri za ndahiro zabo z'abasilamu wallahi karenzi nushaka uzabivuga kuri radio Abdul azongera gusifurira Kiyovu ntakiri mu mupira Kiyovu ni mukuru none se wowe ugena abasifuzi mukuru ntiyamwanze burundu se aracyafite amace zamuko wowe ugena abasifuzi none ndambigusubiriyemo nushaka uzamamaza ngo Abdul azongera gusifurira Kiyovu match zikomeza kabirijwe ucyo kubona ukabona Abdul kuri match za APR zakabirijwe cyangwa isi ya APR Kigali zikomeye ziva ngo ikipe itsinda niba ngukuranwamo niba ari champion ubona atatu ukabona twagira umukiza Abdul wavuga ko ruhakiza Imana agaragaje image mbi cyane wavuga ko Ferwafa cyahindutse ari se kuki tutakibona abasifuzi bahanwa Ferwafa kuki tutakibona green paper ya Ferwafa icupa niryo ryahindutse birabirga byabaga ku bwarisha ibyo wavuze nta muto guhari umugabo w'akazungu ahinduranye ubu match zitaza APR nakubwira abasifuzi nka match ya polisi nakubwira abasifuzi muri batatu utabura mu byanga bikunda njye nabwiye nta mpinduka mbona rwose Shema yatezwe umutego ukomeye ni amakipe atakirega uzawukuraho biragoye amakipe atakirega Ferwafa nishya ariko turacyari muri ya myambaro ya kera ya myambaro idahinduka imisifurire rwaserera turacyari muri ba Isiyaka turacyari muri ba Abdul turacyari muri ba Jean Paul Ninde hari umusifuzi w'inzobe nawe ngabo nziza Jean ubona ko ananiwe kurenga urwego ngabo y'isonga abo ngabo rero turacyari mu bintu bifutamye bituma shampiyona itaryohera abantu itacuruzwa atari yindi yo kuvuga ngo ushoboye aratsinda nyine oya abasifuzi bagomba gukora ibyabo nabo ntabwo sinamenye ko ari wasifuye match ntabwo namushyikira bahishwa ntibavugwe
ku munsi wa match nibwo kugira ngo badatanga umwanya wo kaza kuri kubiganiraho. match aribo ni Bikaza biroroshye kuri guhura na Karangwa Jire Mm. bibaye ngombwa nabyo byashoboka ariko nta gishya dufite abantu bose mu bitekerezo kuva ruba ubundi ikintu mubona gishimishije abantu gishya mu mupira wacu ni iki kuva ruba mubwira ngo ntabwo tukigushidikanyaho ubu noneho ugiye kuduhagararira komiseri mu bisifurire muri manda yose amakosa yarongera rwose aragaruka yaragarutse cyane ariko kameme ntabwo highlight iyi match ari ibigusa Karenze Abdul Abdul najyaga mvuga ni rero bamwishyizemo ariko Abdul asifura neza ariko yakoze ibintu ejo ndumira mbabarire kamwibutsa urugero rumwe rwabaye Paul Mashami yararakaye Mashami siko atajya Rwanda ariko nibwo nabonye Mashami yenda kurwana yabaye nk'imbogo igihe cya VAR twagira umukiza siwanze igitego ibyo bintu mwari mwabona ku isi bari mu Rwanda polisi itsinze igitego cya gatatu cyizeze intsinzi byari 2-1 twagira umukiza abura uko abigenza rero ukajya kubaza umusifuzi wa kane yawe diya rugagura igikora bari banyarwanda w'igitambaro ntiyamanitse bari turutsemwo kagira imana mwe twagize bari kuva ryari utwumva utarakurikiye icyo kintu ntabwo w'igitambaro yamanitse ngo offside twagira umukiza niwe unaniwe kwemera igitego cya polisi ariko agiye kubaza uwa kane kubera ko yabuze uko acyanga yitwaje kubaza umusifuzi wa kane si byose gare none so mujye kumubaza cyagiye mubireba birukansa ubireba bataka ukirinda kijya mu yo kubaza wa kane kumubaza iki ariko kubera ko adafite uburyo ari bucyane ari bugiya kane aho yishyizemo kujya kugisha inama wa kane uwa kane atakona nabibonye nabonye atari igitego twagira umukiza ati arasanze